Urugamba rubaye urugamba, ndabasuhuje kandi ndabaramukije mbifuriza kugubwa neza. Uyu munsi nabakoreye inkuru ivuga ku gice cya 34 episode ya 34, naho filime yo ni y'umusore w'umukire. Nitwebwe tuzigira gutya tukazikora tukazikina, ubundi tukazinyuza ku muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Mbahaye ikaze, ariko mwebwe mwakunze filime y'umusore w'umukire mwarangiza mugakunda For Love, nagira ngo mbabwire yuko turi kubategurira ikindi gice noneho kigiye kuzakurikiraho cya Kasamutwe. Filime izaba iryoshye cyane kuko iyo filime yanditse neza, kandi twizeye yuko tuzabikora neza tukagera aho tuyinyuza ku muyoboro mugari wa YouTube channel mu buryo bw'amashusho. Iyo filime tuzayita Marayika wanjye. Rero mwebwe mwakunze bino biganiro twanyujijeho hano, byanga bikunda mu minsi itaha dushobora kuzabereka indi filime, kandi tukongera tukabakorera n'ibindi biganiro bizavuga kuri iyo filime yitwa Marayika wanjye. Izagica ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original TV ku buryo bw'amashusho. Noneho ujye unyarukira hano kuri MK and Kamariza, ubundi wumva ikiganiro twabateguriyeho tuzajya tuba tugiye kubakoreraho. Ikaze. Reka ikiganiro cyacu tugihere ku musore witwa Idirisa, ubwo ndabara Papa Cyusa, aho yarari kwitemberera ubundi akaza guhura na wa muvandimwe witwa Morgan Kai yasigiye ububasha bwo gushaka umuvandimwe witwa Cyusa kugira ngo yongere amugarure ahantu yarari. Ese ubundi umuvandimwe witwa Kai ni muntu ki? Ese Cyusa ni muntu ki? Idirisa we ni muntu ki? Ese Morgan ashinzwe iki muri no filime Musore w'umukire? Ashinzwe gukora iki? Ibyo byose ndaje tubirebere muri kino kiganiro nabakusanyirije, ubundi nkakibategurira nkakinyuza kuri no YouTube channel yacu. Umuvandimwe witwa Kai dushobora kumusesengura tukamusobanura muri buno buryo. Kai yakunze umwana w'umukobwa witwa Cyusa, ariko biza kurangira Cyusa we atamukunda. Idirisa yarashyigikiye uwo mwana w'umuhungu ngo ni Kai yuko yatwara umukobwa we kubw'inyungu Idirisa we yarazifitemo. Ariko Cyusa umwana wa Kai ndetse na mama Cyusa bo nago bari babishyigikiye n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu urugamba ruri kuba urugamba, intambara iri kuba intambara ikotaniro. Kuri filime y'umusore w'umukire tukaba turi kubona intambara ziteye gutya kandi zimeze kuriya. Aho byatangiye Idirisa ari gutembera mu muhanda, numbaze ngo yaragiye hehe. Agisohoka mu gipangu nibwo yagiye kubona ahuye n'umuvandimwe witwa Morgan, ahita asohoka mu modoka n'umujinya mwinshi cyane. Morgan n'umujinya mwinshi yahise amufata mu ijosi, ubundi arangije aramuniga. Si ukumuniga bisanzwe, ahubwo yamujwigirije aza kubura umwuka. Aho Morgan yamunigaga amubwira ati na n'ubu ngubu nurava kwizima ngo umbwire aho umwana wawe w'umukobwa ari. Idirisa yamwihoreye, nta kintu yigeze yongera kumutangariza. Yakomeza kubivuga yewe asiga no kubitsindagira uko abivuga, ariko Idirisa abihakana. Ubwo ni nako uburakare bwicaga uwo muvandimwe, nibwo yagize gutya aramuniga yewe asiga no kumuniga. Ariko Idirisa nk'umuntu w'umugabo aza guhagarara ku isezerano rye. Yamubwiye yuko atazigera ahamubwira n'umunsi n'umwe ahantu uwo mukobwa yaba aherereye. Yamwihoreye ntiyigeze abimubwira, ariko uko yabimubwiraga gutyo nibwo uwo muvandimwe arushagaho kumuniga. Yamunize, nyuma yo kumuniga abonye agiye kubura umwuka ugiye guhera, arangije aramurekuza. Amurekuje hari amagambo yatangaje. Yabaye nk'ugendaho gato ya Morgan arongera aramugarura, ubundi Idirisa arangije aramuhindukirana aramubwira ati nge nzahama ku isezerano ryanjye ry'umugabo. Aho kugira ngo umwana wanjye w'umukobwa umwe rukumbi nabyaye nikundiraga apfe, hagenda ngiye kuko ntacyo nyirindiriye. Atari ko uburyo kiri kubikora gutyo unera ubwo ushaka kunyica, nagira ngo musezeranye yuko nutanyica ari njye uzakwica. Intambara zikomeje kuba intambara muri ubwo buryo, nibwo umuvandimwe witwa Idirisa yahise afata umwanzuro wo kugenda. Morgan arangije nawe aramubwira ati isaha n'isaha ushobora kuzapfa bitunguranye kubera gutinya kuvuga aho umukobwa wawe ari. Idirisa yamubwiye ati nzemera kuzira ukuri, kandi ushaka gutsinda intambara uhama hamwe ukayirwana. Ubwo rero sinzigera ngira ubwoba cyangwa se ngo unere ubwoba, nutanyitsa nzakwica.
Ayo niyo magambo Idrissa yatangarije umuvandimwe twa Morgan. Ese Morgan ko mbona yazanye bukana muri ino filime y'umusore w'umukire, ubundi muri kubibona gute? Ino filime amaherezo yayo muri kubona ari ayahe? Ibyo tuzabikurikirana muri episode izakurikira iyi ngiyi. Ubwo nyuma y'aho ngaho nibwo hahise hakurikiraho igice cy'umuvandimwe witwa Kamariza. Aho Kamariza yagize gutya ubundi yarangiza agahurana na Najibu sabaza Kamariza ati, Kamariza hari ikintu nifuza kukubaza, ati kandi ukinsobanurira umbwishije ukuri utanyuze ku ruhande, ati kuko nunyuza ku ruhande ati turaza gupfa ubusa. Ejo ko nagukurikiye ukansiga nkabura ahantu urenganye, wari ugiye hehe? Kamariza yahise amubwira ati wawu, urumva wifuza kumenya ahantu nari ngiye? Kamariza murabizi yuko atagerazamo, yahise amubwira ati ntabwo hashinzwe. Uwo muvandimwe bakundana ari we wari watumwe kugira ngo ajye gutanga amakuru y'ahantu Morgan ari, bamwita Najibu. Kamariza yamubwiye yuko atazigera hamutangariza ahantu umuvandimwe witwa Cyusa ndetse na MK Original bari, ngo nazigera havuga n'umunsi n'umwe, kuko ngo ntabwo ashaka yuko bari abavandimwe yabashyira mu kangaratete bakaba babacagaguza imitwe. Kamariza yavuze ati nge nzakomera ku isezerano ryanjye, aho bari ndahazi ariko sinzigera muvuga n'umunsi n'umwe. Ati sinjye wagikubwiye ngo ujye kwijandika mu bibazo bya Kayi, byanga bikunda koko nk'uko uri kubivuga akaba ari nakuri kubitekereza, Kayi ashobora kuzaguca umutwe. Najibu yamubwiye ati Kamariza urabizi ko ngukunda kandi nawe ujye unsezeranya ko nkunda, nimba unkunda koko rengera ubuzima bwanjye ubwaba ari bushyire mu kangaratete. Kamariza yamubwiye ati ibyo ntibishoboka rwose, ni babiri aho bari ndahazi, atari ko Kayi aramutse ahamenye yabazengereza. Ubwo rero nk'umuntu w'umugabo nkawe Najibu wavugaga yuko nkunda, sigaye nicuza impamvu nakundanye nawe namenyanye nawe. Ati kuko isaha n'isaha njye mba numva nabivamo bitewe n'uburyo ki amagambo uba umbwira wowe adahwitse ushaka yuko nshyira abandi bana mu bibazo. Ati urwo rugamba kururwana birananiye ndarutsinzwe, hama hamwe ukwete ukomeze guhangana. Hahise hakurikiraho igice cya mama Cyusa, aho yari afite ubwoba bwinshi cyane, ari gufata telefone ari guhamagara umwana w'umukobwa witwa Cyusa, ari kwibaza ese Cyusa umwana wanjye ameze ate, ese amera wete ko numva ndi kumushaka kumuvugisha. Ubwo ngubwo uko banigaga papa Cyusa nibwo mama Cyusa nawe yahise agira igitekerezo, sinzi nimba agatima kari gakomye, avuga ati umwana wanjye Cyusa ameze ate. Nibwo yafashe telefone arangije aramuhamagara, bwa mbere yikuraho, amuhamagaye kabiri yikuraho, gatatu yikuraho, reka birenga 4 5, aza kuvuga ati nubwo rwose nameze neza ngiye gufata umwanzuro kujya gushaka umukobwa wanjye Cyusa, ese namubona biraza kugenda gute? Araza kumukura aho ari we n'umuvandimwe witwa MK cyangwa se araza kumurekerayo? Ibyo ngibyo tuzabikurikirana muri episode izakurikira iyi ngiyi, kino kiganiro nabakoreye. Ubwo inyuma yaho ngaho nibyigeze birangira, ahubwo byaje kurangira umuvandimwe witwa MK Original agize gutya, ubundi afata umukobwa witwa Cyusa aho bari kwibaza nimba babana nk'umugore n'umugabo, kuko Cyusa we abari kumubaza ati MK Original ndifuza uko wambwira buryo ki tubanye, ese tubanye nk'inshuti n'abavandimwe, tubanye nk'inshuti cyangwa se tubanye nk'umugore n'umugabo? MK Original yamubwiye ati ntiwakabaye wibaza icyo kibazo, atahubwo reba amafaranga hariya ubundi ufate ujye guhaha uze duteke turye. Nibwo umuvandimwe witwa Kamariza agize gutya barabatunguye, arabahasanze. Akibahasanga baganiriye, MK yagabanyije amasagaga kuko Kamariza azi ahantu baba. Kamariza kandi yavuze yuko yafashe isezerano ryo kutazavuga ahantu bazaba baherereye. Ese ubundi Kamariza mubona muzamwizera ku buryo ki atazabivuga? Ese none yazacikwa akabivuga bari abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bahungiye hari ahantu bakazabaca umutwe, byazagenda gute? Ese ubundi mubona Morgan atekereza iki? MK we atekereza iki? Ese Cyusa afite gahunda yo kuzahama hari ahantu? Ikiganiro nk'iki ngiki cyo nakagaruka buri uko episode isotse, nzajya mbakoreraho inkuru nyandike nyuze kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel.
ibuka gukanda subscribe kuri no channel ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana bimwe mu biganiro byiza nk'ibi ngibi binyura mu matwi yanyu. Ikaze wowe ubugeze kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel bwa mbere, ibuka gukanda subscribe, ukande like, utere comment, nawe ugira uruhare mu kuzamura ino YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Ibyegeranyo nk'ibi ngibi byo nakagaruka.